ubu none ubu ngubu dusigaye turi mu nzu umuntu arakaraba agacya akaryama agasinzira ibitotsi bigashira nta bintu byo kubona abantu nyine batwirukanka inyuma uzi kubona agatotsi ugafashe nyine agatotsi ukamereye nabi ukajya kumva umuntu arakubyukije ngo haguruka tugende ubwo nyine ugahita ugenda bakakujyana igikondo ari abapolisi yego mbega hariho n'igihe banagukubita bakagukubita yego bakagukubita bamara kugukubita bakagerekaho no kugufunga ukagenda nyine igikondo ukamara nk'ukwezi cyangwa amezi 3 bitewe n'uko komanda kugiriye impuhwe akakurekura ukongera ugasubira uko leta ikomeza kwigisha abantu kuva mu muhanda ni nako rwose natwe dukomeza gufatanya nayo tubona uburyo bwo gukura abantu mu muhanda mu bushobozi buke kuko ntago twabishobora byose ariko hamwe namwe ndabizi neza yuko ibintu bizagenda neza. Ni igikorwa cyiza rero cya Elvine ndetse n'abafatanyabikorwa be aribo Elvine Foundation aho bakomeje gukora ibikorwa bidasanzwe byo kugirira neza abanyarwanda bababaye kurusha abandi nk'uko ku mipira yabo handitsweho ngo fasha uruta ukuruta agufashe. Ubwo rero niyo mpamvu hariya rwose murabibona aba n'abana babaga mu muhanda baraza kutubwira igihe bari bamazemo murabona ko bamwe banabyariyemo so ni yego byanteye nari nahuye n'abandi bagenzi banjye bavuga ati ngo nituze ngo tujye i Kigali ngari igiti cyera amafaranga Eka nanjye ndaza tugezeyo ngera ahantu Nyabugogo ntabwo nari mazi hari imodoka nyinshi mura n'umuntu bita Diane aravuga ati se uvuye ndamubwira ati ngera ndi kumwe n'abandi ndagije ndababura abantu ukwezi kurarangiye mutarabona ibyo kurya kandi ni foundation ikora ibikorwa byiza abantu benshi bakabaye bumva imbogamizi ubona ari izihe. Imbogamizi nuko abantu turi muri Elvine Foundation abenshi turi urubyiruko kandi abenshi barimo nta kazi bafite usibye kuba bafite umutima wa kimuntu wo kugira gute wo kwifasha abababaye. Kuba rero umuntu yatanga 5 agatanga 2 urumva niba bari bamaze ukwezi tutarababonera ibyo kurya ngo tubizane nuko nta bushobozi dufite ko mu rugo nagiyemo none ngezeyo baranyirukana ukwezi kutanashize ndagenda njya muri gare Nyabugogo mubura n'umukobwa arambwira ati bite byawe ni byiza ati suri kujya hehe nabaga mu kazi ko mu rugo none banyirukanye n'ahantu mfiteho kujya ati nanjye ubu rero nibereye ahangaha nta hantu ho kuba mfite ati ngwino tube turi kumwe abafashe igikapu cyanjye cy'imyenda abaragitwaye hari harimo imyenda n'inkweto abarabitwaye agiye kubigurisha bagaburira wamara kubagaburira bakongera gusubira kuryama hanze kandi wowe ugiye kuryama mu nzu ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Twakomeje gusenga Imana buriya ikintu udashoboye ujya cyangwa se aho udashoboye kugera ujya uhatuma isengesho. Twakomeje gusenga Imana twumva ko uko byagenda kose hari icyo Imana izakora. Mva nishimye cyane ku rwego rwo hejuru utabasha no kumva. Oh yes. Ndanezerewe ubyumve ngo ndanezerewe. Oh yeah. Ndategereza we ngiye kumva numva randi ngumva Simana gareka nanjye nibereye umuhanda. Wibereye umuhanda. Nanjye rero mfatiraho gucyo. Nyine mwana wa mbere namubyariye mu muhanda ariko ubu ari Gisenyi. Ufite undi mwana? Imyaka 8. Ubwo wabyaye ufite ingahe? Namubyaye mfite imyaka. Ubwo se wabyibuka? Make. Yego. Ntago bakijya Nyabugogo kurara mu marigore no mu biki? Yego. Uganira na mama w'uwo mwana ubwo mwajyagayo ukabona umwana uri mu mbeho imvura iri kugwa wumvaga umeze ute? Nkuko nabivuze nyine numvaga mbabaye kubera ko ari gatoya akana gatoya karara ku muhanda binera kumva ko nyine nzabwira ababyeyi banjye tukabakura mu muhanda. Yego. Ababyeyi bawe nabo barakumva? Yego. Mama Elvine uriyumva gute? Nuko bibashakira icyiciro
hanyuma umuntu yamara kubashakira icyiciro akayishyura, ubwo urumva ni mituweli y'abantu bangahe, y'abantu 3. Kuko uriya umwana we nyine ntakiriho, ngira ngo amaze ukwezi yitabye Imana, ni ukwezi kumwe, amaze amezi 2 yitabye Imana. Ubwo urumva rero mituweli zo ni ikintu cyihutirwa gusumba ibindi, kuko urumva ni nge bareba, ni nge bahamagara. Urumva mu gihe tutari twakabazana ibyo kurya, buri nimugoroba nakoreshaga hafi amafaranga agera ku 4,000, hari n'igihe yarengaga akagera kuri 5 mu gihe naguze isukari ndetse n'ifu y'igikoma kugira ngo reka tubashimire mwebwe mwese abakurikiye Elvine Official. Twongere tubahe ikaze abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasira bwaryo, ndetse n'abaherereye mu mujyi wa Kigali. Twongeye kugirirwa umugisha wo kubona Elvine Foundation irangajwe imbere na Elvine. Reka rwose tubishimire Imana ko twongeye kugera hano. Imbere yacu hari ibikoresho, ndizera yuko baraza kudusobanurira ibyabyo n'impamvu yabyo n'impamvu bongeye kudutumira. Reka rero mwebwe mwese tuze kubana, ntuze gucikwa n'iyi video. Wowe utarakora subscribe, icyo tugusaba ni ukugira ngo dutere inkunga gusa yo gukanda kukazogera, kugira ngo ibikorwa dukora ugende ubibona. Namwe mwakanze subscribe, Uwiteka abahe umugisha. Reka rero tudatinze dusabe uyu mubyeyi mwiza uri hano adusengera Imana, kugira ngo mu kanya rwose iki gikorwa tugiye gukora, yaba Elvine yaba na Elvine nyirizina, Mugisha arahari n'abandi ba Elvine Foundation baraza kudusobanurira impamvu yabyo. Ntucikwe rero, ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Njyewe naje gusanga birenze cyane. Bene data, ukurikira iyi nkuru, ukurikira iki kiganiro, kuko ni ikiganiro rwose cy'umugisha, ni ikiganiro kiryoshye cyane, kuko ibi ni ibintu rwose bigiye gukora kugirira igihugu akamaro. Reka rero nsabe umubyeyi wacu adusengera Imana, kugira ngo mu kanya tuze kwakira Elvine n'abandi bantu bari kumwe, kugira ngo badusobanurire iby'ibi byo kurya biri hano, n'ibi byombo n'ibi bikoresho, kugira ngo tuze kumenya imva n'imvano. Karibu. Tubaye Imana dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, data w'ububasha, Mwami Imana turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Turagushimiye ko waturinze mu mihanda tugera ahantu. Databuja, tugiye kukwereka rero igikorwa tugiye gukora. Mwami ujane natwe Mwami, habo turi bahe ibintu Mwami bibagirira akamaro. Jehova Jire, buri umuntu wese yagize icyo akora muri iki gikorwa Mwami, umuhezagire Mwami, umuhindurire ubuzima, usubiza ahakuye Mwami. Natwe Mwami udushoboze, kuko ntabwo twashobora twenyine. Jehova Jire, turagushimiye Mwami kukora, turagushimiye kukora ku gihe Mwami, turagushimiye ko ugiye kujyana natwe, turagushimiye ko ari ubuzima bw'abantu hano ugiye guhindura. Jehova Jire, dusenze muri make Mwami Imana, twizeye byinshi ko ugiye kubikora nk'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane. Rero n'urugendo tugiye kubana namwe. Reka mbere yuko tugenda tubanze twumve Elvine aze adukorere introduction y'ahantu tugiye kwerekeza n'impamvu tugiye kujyayo. Ibindi baraza kudusobanurira, ahagarare hano gutya, hanyuma aze kudusobanurira aho tugiye, kugira ngo nawe uze kudukurikira. Murakoze. Mbere na mbere nshimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, ko Imana ari data twese mwiza, kubera ko nk'abantu tujya tugambirira, ariko rimwe na rimwe ugasanga ibyo tugambiriye ntabwo tubigezeho. Rero dushimye Imana ko ari ibyo twagambiriye, Imana ikabidushoboje kuba twabikora. Imana ishimwe. Igikorwa tugiye gukora, wenda nsubiye inyuma gato, hari igikorwa twigeze gukora mu kwezi kwa 2 k'umwaka washize, dusangira n'abana bo ku muhanda. Icyo gikorwa cyabereye muri Great Hotel. Rero twaraganiriye, twumva ubuzima babayemo,
tumenya neza yuko abana bari mu muhanda atari uko bananiranye, harimo ababamo kuko bananiranye ariko hariho n'ababamo kuko babuze uburyo babigenza. Nyuma rero tuza kugirirwa umugisha, turicara turasenga bitewe n'abana twabonye nabo babyariye mu muhanda, tugambirira ko mu bushobozi buke dufite cyangwa se twabona twagira abana bamwe duhindurira ubuzima bakava mu muhanda tukabaha icyo gukora. Ni muri urwo rwego rero ahari abana babiri b'abakobwa babyariye mu muhanda bafite abana, twabashakiye inzu yo kubamo ariko tubashize mu nzu tubona ko bidakwiriye. Umunyarwanda aciye umugani avuga ngo inzu nicyo uyiririyemo, tubona ko tugomba no kujya kubasura tubashyiriye ibyo kurya n'ibikoresho by'ibanze n'imyenda yo kwambara. Muri kiriya gikapu harimo imyenda, harimo ibyo kwiyorosa, harimo amarido yo kumanika mu nzu, harimo n'amashuka n'imyenda yabo yo kwambara kugira ngo bajye bajya gusenga basa neza. Ni muri urwo rwego rero muri kubona ibi bikoresho biri ahangaha. Tugiye gukora urugendo rwo kwerekeza i Nyamirambo, n'ubundi natwe turi Nyamirambo ariko aho abo bana bari muri iyo nzu aho baba naho ni Nyamirambo, niho icyo gikorwa kigiye kubera, tukabashikiriza ibikoresho dufite n'ibyo kurya, hanyuma tunasenga Imana kugira ngo tuzababonere n'amafaranga yo kuba bagira gute, bagira icyo bakora. Arakoze cyane rero. Ibindi byose tuze kubana muri iyi nkuru, muraza gukomeza kugenda mubona intambwe ku yindi y'uburyo tuza kugenda tubana nabo. Turaza kumva imbamutima z'abo bana, turaza kumva uburyo Elvine yishimye cyane kugira ngo abashe gufata abantu nyuma ya Mugisha, nyuma yo gufata abana bagiye batandukanye. Noneho hakaba harimo abageze ku rwego rwo kwishyurirwa amazu. Turaza kumubaza byinshi adusobanurire proje ye igeze he. Reka rero tubashimire kandi nongere mvuge ngo utarakora subscribe yongere abirebe neza kugira ngo ibi biganiro bitazajya bimucika. Murakoze cyane. Yasi nkuko twabibabwiye rero tugeze hamwe kuri babana. Reka dusabe n'ubundi mukomeze mudukurikire, muraza kugenda mubona ibintu bigiye bitandukanye. Reka rero dukomeze dushimire abantu mwese mwateye inkunga kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Muramubona mama Elvine rwose ku bakobwa be hariya, urabibona rwose. Yes. Elvine uriyumva gute? Umeze neza? Turi kumwe rero na Elvine Foundation nk'uko bisanzwe nkababonye rwose, nibo bakomeje rwose gukomeza. Ni ibikoresho ndabonamo umuceri, kawunga, amavuta, ibyo kwiyorosa, ibintu byose. Reka rero n'ubundi nta byo gutinda, tuje kubasura. Turaza kubona abakobwa rwose, dore abana nimba ari ugutinya abantu, urabona ko rwose babaye abasirikare. Ubuzima bwo mu muhanda bwarabakayuye. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ni ugufatanya na leta gukomeza kwigisha, gukomeza gufasha cyane abantu kugira ngo uko leta ikomeza kwigisha abantu kuva mu muhanda, ni nako rwose natwe dukomeza gufatanya nayo, tubona uburyo bwo gukura abantu mu muhanda mu bushobozi buke, kuko ntabwo twabishobora byose, ariko hamwe namwe ndabizi neza yuko ibintu bizagenda neza. Ni igikorwa cyiza rero cya Elvine ndetse n'abafatanyabikorwa be aribo Elvine Foundation, aho bakomeje gukora ibikorwa bidasanzwe byo kugirira neza abanyarwanda bababaye kurusha abandi, nk'uko ku mipira yabo handitsweho ngo fasha uruta ukuruta agufashe. Ubwo rero niyo mpamvu hariya rwose murabibona, aba ni abana babaga mu muhanda, baraza kutubwira igihe bari bamazemo. Murabona ko bamwe banabyariyemo. So ni igikorwa cyiza, igikorwa cy'ubumuntu, igikorwa cy'ubumana. Ni ukuri dukomeje gushimira Imana yashyize iyerekwa muri Elvine
kugira ngo iki gikorwa bikomeze kugenda neza. Imana yo mu ijuru ijya ikomeza kurinda ubuzima bwa Elvine, kurinda ndetse n'abandi bantu ba Elvine Foundation. Rwose Elvine tuguhaye ikaze nanone. Imana iguhe umugisha. Elvine, ibwira abantu batakuzi. Amazina yanjye nitwa Ishusho Ndahiro Elvine, nkaba mfite imyaka 12. 12 yose? None se ubwo koko kushaje? Elvine kushaje? Oya ntabwo nshaje. Vugisha ukuri. Imyaka 12 ni myinshi wagiye. Ntabwo nagiye. Oya. Niye mpamvu turi hano? Impamvu turi hano twaje gusura abana, tubazaniye ibyo kurya n'imyambaro yo kwambara kugira ngo nabo nyine babeho neza. Nta bana se? Ni abantu bakuru. Iki gitekerezo cyaturutse he? Nibakwegere nabo kugira ngo abantu bakomeze kubabona. Ndabona nabo rwose akanyamuneza ni kenshi. Baraza kuza kutuganiriza mu kanya, batubwire uko biyumva, batubwire uko babitekereza. Wowe uriyumva gute muri aka kanya? Ndishimye cyane kandi ndaranezerewe kubera ko ndishimye kubera ko hano harimo akana gatoya. Harimo akana gato? Ego. Nawe nyine nako kabaga mu muhanda. Nako kabaga mu muhanda ukana? Wow, ariko ubu ngubu ndishimye kuba bari mu rugo, akaba bari kurya, kakaba kanishimye. Urabona ko n'akana rwose ukurikije ukuntu nuko tutagashyira kuri kamera kubera yuko bitemewe, ariko n'akana nako kishimye kabyina ubu ngubu. Iyo wumvaga nyuma yuko bakubwiye ko bashaka kuva mu muhanda utarabona ubushobozi, wumvaga umeze ute? Numvaga mbabaye nyine kubera ko batubwiye nta bushobozi buhari, ariko ubu ngubu ndishimye ko bwabonetse tukaba twabakuye mu muhanda. Make? Yego. Ntabwo bakijya Nyabugogo kurara mu marigore no mu biki? Yego. Uganira na mama w'uwo mwana ubwo mwajyagayo, ukabona umwana uri mu mbeho, imvura iri kugwa, wumvaga umeze ute? Nk'uko nabivuze nyine numvaga mbabaye kubera ko ari gatoya, akana gatoya karara ku muhanda. Bintera kumva ko nyine nzabwira ababyeyi banjye tukabakura mu muhanda. Yego. Ababyeyi bawe nabo barakumva? Yego. Mama Elvine, uriyumva gute? Ndanezerewe. Ni ikintu buri muntu wese ufite ubumuntu yakwishimira. Begera hariya hagati neza. Ni ikintu umuntu wese ufite ubumuntu yakwishimira, kuko ubwo twasangiraga n'aba bana Great Hotel, nakunze kubivuga nyine, kuba wasangira n'abantu ukabagaburira, wamara kubagaburira bakongera gusubira kuryama hanze kandi wowe ugiye kuryama mu nzu, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Twakomeje gusenga Imana. Buriya ikintu udashoboye ujya, cyangwa se aho udashoboye kugera ujya uhatuma isengesho. Twakomeje gusenga Imana, twumva ko uko byagenda kose hari icyo Imana izakora. Kuko tujya Great Hotel ngira ngo bari abana bajya kuri 70. Nyuma yaho hari umuntu wabonye ikiganiro twakoze, abasha gukuramo abana 20 mu muhanda. Yego. Bamwe rero barasigara. Mani mu mugisha. Bakomeza kujya bampamagara, uwo muntu aba hanze. Buretse gato, uwo muntu yarebye ikiganiro mwakoze. Yego. Arangije agira ubushake, afata abana 20, agira igikorwa cyiza cy'ubumuntu abakorera. Yego. Yego. Abakura mu muhanda. Hanyuma aba nabo nibo bari bagezweho. Urumva nyine bari abana benshi. Na n'ubu haracyari abandi. Na n'ubu baracyahari, hari n'abampamagaye barambwira ngo ese kuki nafasha abandi bo nkabari, nafasha abandi bo nkabareka, cyane ko aba bana ubu ngubu tubazaniye ibyo kurya, ntago ari bwo bakiva mu muhanda. Yego. Bari bamaze ukwezi twarabakuyemo, tubafatira inzu yo kubamo, tugurana matera zo kuryamaho, ariko nta byo kwiyorosa bari bafite.
ngira ngo bari bafite isafuriya imwe n'imbabura, ubanza hari banariraga mu safuriya. Hanyuma rero ndababwira ntubwo mutakiryama hanze hakaba habonetse inzu, hakaba habonetse na matera zo kuryamaho, reka dusenge Imana turebe ko hari icyo Imana yakora, tuzagaruka kubareba vuba. Ubwo rero ni muri urwo rwego twagize gute, twaje kubareba tubazaniye ibikoresho mwabonye, twagize gute, twabonye. Ntabwo ari aba gusa, haracyari n'abandi. Bivuze ngo abandi bantu bafite umutima babegera, hanyuma mugakomeza kugenda mugerageza kureba icyo mwakora, kuko hari abantu bari mu muhanda nk'uko wabivuze batari bo babishaka. Hari abana benshi bari mu muhanda atari uko babishaka, bari mu muhanda kubera yuko bagize gute, babuze ababitaho. Rero nabo bakeneye ko babona ababafasha, kuko hari abana bisanga bari mu muhanda bitewe nuko nta babyeyi bafite. Nabo baraza kubibwira impamvu babaga mu muhanda, banabyariye mu muhanda. Cyane ko uyu nguyu umwana we yarapfuye. Umwana we yaratashye, ubwo twaherukanaga nyine yari afite umwana. Ariko urumva mu buzima bwo kurara hanze, akarara hanze, mbese ni ubuzima bwo kurara hanze. Umwana we yararwaye, arangije yitaba Imana. Cyangwa umuyaga, nyine si umuyaga. Ubwo rero urumva ko bari mu muhanda barababaye. Urumva wenda n'uwo mwana mituweli ntazihari, ubwo nazo hamwe no gusenga Imana tugomba gushaka uburyo na mituweli twazibona tukazazibazanira. Ikindi kintu cyihutirwa nacyo tugomba kubashakira ni ukubashakira amafaranga kugira ngo bajye gucuruza. Hariya Nyabugogo hari isoko ry'abazunguzayi bacururizamo byemewe n'amategeko, ku buryo wenda ibyo tutarabigeraho, njyewe ndumva ibikorwa bya Elvin Foundation ari ibikorwa byagakwiye kuba bishyigikirwa n'abantu benshi. Kuri uyu munsi biteye gute, bigeze kuri uyu munsi? Kuko ndumva ngo mwafasha abantu, ukwezi kurarangiye mutarabona ibyo kurya, kandi ni foundation ikora ibikorwa byiza, abantu benshi bakabaye bumva. Imbogamizi ubona ari izihe? Imbogamizi ni uko abantu turi muri Elvin Foundation abenshi turi urubyiruko, kandi abenshi barimo nta kazi bafite, usibye kuba bafite umutima wa kimuntu wo kugira gute, wo kwifasha abababaye. Kuba rero umuntu yatanga 5 agatanga 2, urumva niba bari bamaze ukwezi tutarababonera ibyo kurya ngo tubizane, nuko nta bushobozi dufite. Kandi dushimira harimo abantu bagize uruhare kugira ngo tube twazanye bino byo kurya, tubibazanire ibyo kwiyorosa, ibyo gutekeramo. Ntago ari muri Elvin Foundation gusa, hari abantu bafite umutima wa kimuntu bareba ibikorwa dukora bakavuga ati natwe reka tugire icyo dukora. Rero kuko hari umubyeyi nawe uba hanze yabonye ikiganiro twakoze na turi muri Grit, arangije avuga ati mu bushobozi bwe bukeya nibwo akibona akazi, aravuga ngo yagira gute, yafata abana 2 nubwo yabishyurira inzu idahenze, akabashyiramo byibura bakazajya bagira gute, bakazajya babona aho kuryama. Ni muri urwo rwego rero uwo mubyeyi yagize icyo gitekerezo, kubera ko iyi nzu nubwo ushobora kubona itameze neza cyane ariko irahenze. Inzu yo muri Kigali ibihenze. Nyamirambo Ramplisi. Nyamirambo ni ku mujyi, ni mu Itara. Iyi nzu twayishyuye amezi 3. Amezi 3. Yego. Ubwo bivuze ngo nyuma y'amezi 3 hazaba ikindi kintu twakwita nka contribution. Ngewe nizera ko Imana ishobora byose. Kuko niba umuntu yarabonye ikiganiro akavuga ati reka mfashe abantu 2 babane mu nzu, mbahurize mu nzu babeho, bakaba twarabazanye mwaha ngaha bakabona ibyo kurya n'ibyo kuryamaho. Uyu munsi tukaba tubazana ibyo kwiyorosa, bararyamaga ku makarito. Nekereza ko muri ayo mezi 3 Imana izaca inzira, kandi nibabona n'igishoro cyo gukora nabo bazitunga, kuko buri umuntu yagufasha ariko ntabwo yagutunga. N'umubyeyi ubyara umwana warangiza kumubyara igihe kikagera ukamucutsa, ukamubwira ati naho genda wimenye. Bivuze ngo rero nabo babafashije, ntago tuzahora tuvuga ngo dufite ubufasha bwo kugira ngo tubafashe. Ni intangiriro yo kugira ngo tubereke ko ubuzima bushoboka, ko umuntu ashobora gutangirira hasi akazamuka. Rero naba amahirwe nuko yakoresha neza, bakamenya neza ko hari abandi bakiri inyuma
nabo bakeneye kugera kuri uru rwego bagezeho. Bivuge ngo rero niba dushobora kugirirwa umugisha tukabona abandi bantu bashaka kubona iki kiganiro, nabo bakavuga ati ndashaka nanjye undi muntu nanjye mukoreho umugisha muvane mu muhanda. Bivuze ngo rero nyuma y'ayo mezi 3 nitugirirwa umugisha bakabona icyo gukora, ayo mezi nayo babufite ibyo kurya, nabo bazayabyaza umusaruro. Mumere mikrofone uwe umukobwa ukwegereye, koga mwiza cyane. Yego. Umaze ukwezi urara mu nzu utanyagirwa. Yego. Uriyumva ute? Tumva nishimye cyane ku rwego rwo hejuru utabasha no kumva. Oh yes. Ndanezerewe, ubyumve ngo ndanezerewe. Oh yeah. Umutima wawe urumva wishimye? Ndumva nishimye cyane. Kuba urara mu nzu ukarara kuri matera, ariko duhe ishusho ngari. Wari uri ku muhanda, ubundi wari umaze igihe kingana cyo mu muhanda? Nari maze y'amezi 9. Amezi 9 mu muhanda? Yego. Biba bimeze bite kurara hanze mu muhanda? Nyine hari umuntu ushobora kubyumva ntamenye ibyo ari byo. Nyine ubona ninjoro burira. Bwamara kwira kujya kuryama muri gare. Nge ntabwo nigeze ndara mu kiraro, ariko muri gare naraharaye. Wararaga muri gare? Yego. Haba hari abantu benshi bagenda ukihengeka, urara nawe ugenda. Nyine uhengera igihe nyine abantu baba batangiye gushira ku mwanya, nyine ugahita ufata umwanya. Waragendaga nyine ugafata umwanya wawe. Shyiraho mikoro neza. Wasanga nyine umwanya wawe. Yego. Wasanga bawutwaye ugahengera wa wundi abyutse nawe ugahita uryama. Ntabwo yaza ngo murwane? Oya. Cyangwa se mugenzi wawe akagufatira nk'umwanya akavuga ati uyu ni uwa runaka, agafata iseta. Yego. Niko muyita se? Wow. Ugize umugisha uhuye na Elvin. Yego. Muragiye muri Griti, murariye, muranyweye, musubiye mu muhanda. Yego. None ubu ngubu dusigaye turi mu nzu. Umuntu arakaraba, agacya, akaryama, agasinzira, ibitotsi bigashira. Nta bintu byo kubona abantu nyine batwirukanka inyuma. Uzi kubona agatotsi ugafashe nyine agatotsi ukamereye nabi, ukajya kumva umuntu arakubyukije ngo haguruka tugende. Ubwo nyine ugahita ugenda bakakujyana Igikondo. Ari abapolisi? Yego. Hariho n'igihe banagukubita. Bakagukubita? Yego. Bakagukubita, bamara kugukubita bakagereka no kugufunga, ukagenda nyine Igikondo, ukamara nk'ukwezi cyangwa amezi 3, bitewe n'uko komanda kugiriye impuhwe. Akakurekura ukongera ugasubira mu muhanda. Yego. Ubundi mu rugo iwanyu nahagana he? Ni Igicumbi. Igicumbi. Kuki wavuye yose? Ngiye n'ababyeyi ngira. Nabanaga na mukuru wanjye. Mukuru wanjye rero yari yarashatse umugabo. Umugabo we rero niwe wabyanze ko tubana. Umugabo we yarabyanze? Yego. Nawe uyoboka umuhanda. Kuki utagiye gushaka akazi ko mu rugo? Akazi ko mu rugo nagiyemo. Noneho ngezeyo baranyirukana ukwezi kutanashize. Ndagenda njya muri gare Nyabugogo. Mubura n'umukobwa arambwira ati bite byawe ni byiza. Ati suri kujya hehe? Nabaga mu kazi ko mu rugo, none banyirukanye n'ahantu mfite ho kujya. Ati nanjye ubu rero nibereye ahangaha nta hantu ho kuba mfite. Ati ngwino tube turi kumwe. Abafashe igikapu cyanjye cy'imyenda abaragitwaye. Hari harimo imyenda n'inkweto. Abarabitwaye agiye kubigurisha. Abigurisha ubizi se? Ntago nari mbizi. Yarambwiye ngo ni nkizane akimbikire. Ndakimuhereza. Uhera ubwo rero ndamushaka ndamubura. Mumfungire urwo rujya ariko? Ndicara. Ubwo nageze Nyabugogo saa 6 z'amanywa. Ndicara, saa moya ziragera, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 ntaramubona. Nicaye nyine. Noneho sinzi ukuntu narebye harya haruguru. Njya kubona mbona abantu bariryamiye, nanjye mpita ngenda ndaryama. Ubona ntacyo bagutwaye? Ubona ntacyo bantwaye, nanjye ndakomeza ndiryamira. Birangira uryamye? None se ubu ngubu ni iki wabwira abandi bantu bakiri mu muhanda? Abantu bakiri mu muhanda rero ikintu nabashishikariza nuko batakwiheba kuko Imana ihari. Nanjye ibi ntago nari nzi ko nabigeramo. Reka? Numvaga ko nanjye atari ibintu bishoboka kuba najya mu nzu nk'abandi.
nyine ubwo nkarara mu nzu numvaga ko nzahora hanze iteka ryose paka apfuye paka upfuye. none ubu ngubu ko mana yanjye uyu munsi ndarya kandi ukwezi kwari gushize ndi kurya kandi ubundi umunsi wariraga ntararya ukwezi kugashira ntararya. ubwo nyine umuntu wenda umukire yacaho akambwira ati bimeze bite nkambwani ni byiza ati se umwana ati kari kurira nkambwana arashonje akabamereje nk'igihumbi cyangwa se akabagiye kungurira ibiryo no ku ruhande akampa 5,000. Wow. Wowe baga ari umugira neza nawe. Yego. Imana imuhe umugisha uwo muntu yakugiriye neza. Ubu imvamutima zawe rwose uravuze uti si wari uzi yuko wava mu muhanda, si wari uzi yuko warara mu nzu, none ubu ndi kurara mu nzu. Urabikesha iki? Ndabikesha Elvine na mama we mbese n'Imana. Yego. Urabikesha Imana inyuze muri Elvine na mama we. Yego. Ni iki wabwira Elvine ukuri iruhande? Elvine Imana imuhe umugisha yarakoze cyane kandi nzakomeza mushimire Imana yarakoze iyegereze mikoro. Yarakoze Imana izamuhe umugisha Imana igikomeza imwongerere. Uramusabiye umugisha. Yego. Mpera mugenzi wawe mikrofone. Umeze ute wowe? meze neza. Wewe witwa nde? Iradukunda Joyeuse. Joye ya Mukura. Neza. Umeze neza. Ndabona inzobe yatangiye kuza. Bimeze biteze? Meze neza tu. Meze neza tu. Neza Mukura. Wewe wari umaze igihe kingana iki mu muhanda? Njye namazemo imyaka 11. 11? Bivuze ngo nese ubundi ufite imyaka ingana nta banga ririmo. Nageze mu muhanda mfite imyaka 10. Nageze mu muhanda mfite imyaka 12. Ufite 23 ubu? Oya. 21. Ufite 21. Umaze mu muhanda imyaka? Wagiyemo ufite imyaka 10 mu muhanda. Niki cyaguteye kujya mu muhanda ko wari umwana? Yego nubyanteye nari nahuye n'abandi. Bagenzi banjye bavuga ati nga nituze nga tujye i Kigali ngari igiti cyera amafaranga. Eka. Nanjye ndaza. Tugezeyo ngera ahantu Nyabugogo ntago nayo maze hari imodoka nyinshi. Mura n'umuntu bita Diane. Aravuga ati se uvuye namubwira ati ngera ndi kumwe n'abandi ndagije ndababura. Namubwira ati se wagiye kundangira akazi? Aravuga ati reka tube turi kumwe nimugoroba nagera turajya kuhareba. Ndategereza we nanjye ngiye kumva numva arambye ngumva se Imana gareka nanjye nibereye umuhanda. Wibereye umuhanda. Nanjye rero mfatiraho gutyo. Nyine mwana wa mbere namubyariye mu muhanda ariko ubu ari i Gisenyi. Ufite undi mwana? W'imyaka 8. Ubwo wabyaye ufite ingahe? Namubyaye mfite imyaka. Ubwo se wabyibuka? Imibare ijana n'ibihekane. Muri 14 gutyo. 14. Papa wabahe? Baramufunze. Nawe yabaga mu muhanda nyine gutyo. Nawe yari mu muhanda. Icyo giti cy'amafaranga se waje kukibona? Narakibuze. None se ye baba we wumvaga se ubuzima bwawe buzarangira gute? Nyine numvaga ubuzima bwanjye numva nari nariyakiriye mvuga ati n'ubundi nahuye n'abandi. Yego. Nanjye nkomerezaho. Ukomerezaho uvuga uti n'ubundi umuhanda ni umuhanda n'abandi bawubamo. Yego. Tukajya tujya gufura ahantu bakanjyana ahantu bita ngo kuri Yanza naho twajyaga gufurira. Ko numva muhuje inkuru na Mugisha nawe yajyaga Yanza. Nigi? Naho twajyaga gufurira. Wabona nk'izo desi ukagura nk'agasabune ukajya gufura. Ugafurira umwana warangiza ukisiga wamara kwisiga ugasubira muri gare ugategereza ngo bwira. Ese ubuzima bwo kubyarira mu muhanda nta mitiweli nta buryo
buba bworoshye ntabwo buba bworoshye. none se kuki ubyara umwana wa mbere mu buzima bugoye ukongera ukabyara undi n'ibyashatse nose icyashatse kuba bagihungerezayo. n'ibyashatse ubwo rero ugira utya uhura na Elvine. Yego, Elvine wamuvugaho iki? Elvine ikintu namushimira ni uko nyine yatubonye ahantu twari twagiye kurira abona aratwishimiye. Ariko nubwo bagiye nabonye kuko njyana nangije kumubona yagiye ababaye ku mutima, nabuze ati se nkura mwana ugiye ubabaye nk'ubwo mana yanjye koko. Arababazwa n'iki ko twebwe twamenyereye? wowe warabirebye ubona ko Elvine atashye ababaye? Yego. ukajya uvuga uti amaherezo bizacamo. byagenze bite rero kugira ngo wisange uvuye mu buzima bwo mu muhanda? Elvine niwe wadukuyemo. Elvine niwe bakuyemo. Yego. Imana we, Elvine Imana imumugisha. none ubu ngubu uri mu nzu? Ubu ngubu ndi mu nzu ntabwo nyikirara ku ikarito. Hari n'abyigeze mana nkajya mvuga ati ubundi wanyifata ubundi nkigira nk'igikondo ndi kubona ubuzima buncanze. Hari n'abyigeze ndavuga ati ubundi Imana kereka Imana nk'ikigaragaza ubundi nkigwarira nkigira mu bitaro kuko nabonaga ubuzima bwanze nariyanze nyine. Wariyanze ugera aho wifuza kujya kurwara mu bitaro ngo ugumemo? ujya ku biryo by'ubuntu? Yego. ko bitoroshye? Ntabwo byoroshye. none uricaye uri mu nzu iri nk'amashanyarazi uri gukanda ku gikuta. Bimeze neza pe. Bimeze fresh. uri kuryama kukise ubu ngubu? Ubu ndi kuryama kuri matera, ubu navuye ku ikarito. Yes. wavuye ku ikarito uri kuri matera? Yego. uriyumva ute rero? ndiyumvamo umva ibyishimo ni byinshi. Mana ntacyo nashinze Imana. ukabona umufuka w'umuceri winjiye mu nzu, umufuka w'akawunga, akabido k'amavuta. wumvaga ibyo bintu mu nzozi zawe wabitekereza? Oya, ntabwo numvaga ngo byabaho. none ubu ngubu ko byabaye ubu ngubu uriyumva ute? ndiyumvamo meze neza. nyine tukaba twabibonye. ubu tugiye kujya turya dukarabe ubundi twumve tunezeje neza. muryame mwiyoroze na kuvureri. Yego. abonye babazaniye n'amakuvureri rwose ya danje ameze neza. twabibonye. wabibonye? banyarwanda banyarwandakazi namwe mudukurikiye muri mu bihugu bya kure, aba ni abana muri bamwe bagiye guhabwa umunsi mukuru na Elvine. ubu ngubu bakaba ari hamaze kuvanwa mu muhanda abana bagera muri ubu babaye 22. turashimira cyane Elvine Foundation, turashimira Elvine nk'umuterankunga mukuru wagize uruhare rwo kugira ngo iyi projet igende neza. nawe wagira icyo ukora? aba bana batangiye umushinga b'abakobwa, afite akana gatoya, batangiye projet nshya. ngira ngo mama Elvine ayidusobanurireho gatoya, atubwire n'urugendo. ariho navuze ati ndaza kumubaza. mama Elvine uracyafite akazi kenshi cyane, egera imbere utubwire. aba bana baramutse babuze ibyo kurya bahita basubira mu muhanda, urateganya iki? ntabwo bazabibura kuko hamwe no gusenga Imana nawe yabyivugiye ngo ntago yumvaga ko ashobora kubona umufuka w'umuceri winjiye mu nzu. rero nizera ko Imana yatangiye umurimo igakoresha abantu abagira neza, bakaba bakoze iki gikorwa cyo kugura bino byo kurya, ndetse bakaba banishyuye n'inzu bakararamo, bakagura na matera.
njye nta bushobozi mfite bwo kuba nakora ibi ngibi, ahubwo icyo nkora ngenda ndasenga Imana igakoresha abandi bantu, kuko imyenda yacu twambaye yanditseho ngo fasha uwuruta, ukuruta agire gute agufashe. Bivuge ngo mu buzima ntago tunganya ubushobozi, ariko uko turutanwa mu bushobozi turafashanya. Rero kuba aba bana bavuye mu muhanda bakaba bafite inzu bari kuraramo, bakaba bafite ibyo kurya, nzi neza yuko Imana yabikoze igakoresha abantu. Harimo umubyeyi bita Jackie Mukangango, harimo umubyeyi bita Chantiria niwe wishyuye inzu agurana matera, n'undi mubyeyi bita Francine. Kuba yarakoresheje abo ngabo rero ibi bikaba byagezweho, nzi neza yuko izakoresha n'abandi nabo bakagira gute. Nakubwiye ngo ntago umuntu yagufasha ariko ntago yagutunga. Ubu igikenewe babonye aho kurara, babonye ibyo kurya. Ubu ikintu cyihutirwa ngiye gusengera Imana kugira ngo Imana igire ikikora, nuko babona icyo gukora. Nibamara kubona icyo gukora nabo bazagerageza. Icyo gukora gute? Ni igishoro, urumva ntago bize ngo barajya gukora muri biro, nta kindi kintu bakora usibye ni ugucuruza. Bakajya muri ra soko rya Nyabugogo aho bahoze, barabazi. Utegura ikintu ufite amafaranga. Oya, ntago twemeranye. Utegura umushinga, amafaranga akaza, umushinga wo urahari n'ibyo gukora, turabizi naho gukorera harahari. Ahubwo icyo turi kubura ubu ni amafaranga yo kugira ngo bajye mu isoko batangire gukora. Urateganya miliyoni zingahe? Ese urashaka gusaba nk'abakene ngo 200,000? Oya, abangaba Imana yahindura amateka bakaba abashoramari bakomeye bahariya Nyabugogo cyane, bakajya batumiza imari mu ntara bakaza bakaranguza abantu hariya cyane. Ibyo nzi ko Imana ishoboye byose. Rero icyo navuga nuko turindiriye gukora hari umuntu udukurikiye aka kanya, ushobora kuba ufite amafaranga yavuga ati mbahaye 5,000,000 abo bana bagende bashaka icyo gukora, mbahaye 10,000,000, mbahaye 100,000. Why not? Bitakunda, byakunda, nta kidashoboka, nta kidashoboka. Babonye miliyoni bakora, babonye miliyoni, ni ukuvuga ngo babonye ebyiri bwose waba ari umugisha. Ubwo ntago bakora, niyo babona nayo munsi yayo bakora. Merera mukobwa mikrofone gato. Mumere mikoro. Uyu uwo nguwo. Harya wambwiye ngo witwa Uwineza Liliane. Uwineza Liliane. Umuhanda wawubayemo amezi 9. Yego. Ariko urifuza kuwuvamo burundu? Burundu nkawusezera. Ukawusezera? Yego. Ukabera abandi urugero? Yego. Iyo wumvishije abandi bana bakiri ku muhanda wumva babigibwira iki aka kanya? Numva nababwira yuko bareka kwiheba. Imana irahari. Imana irahari. Yego. Wizeye Imana ko yakora ibikomeye? Yego. Niki wasaba abantu bagukurikiye aka kanya kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke? Ikintu nabasaba nuko baduha igishoro tugakora natwe tukiteza imbere. Mukiteza imbere? Yego. Urumva ushaka gukora iki? Nzacuruza. Uzacuruza? Yego. Hari ibintu byinshi byo gucuruza, ubwo wenda uzahitamo bijyanye n'amafaranga uzaba wabonye. Yego. Gira ijambo rimwe wabwira leta y'u Rwanda, kuko niyo idushishikariza gukora ibikorwa byiza bituma abantu kuba na Elvire yaraje kubareba, ni ukubera yuko afite umutekano, ni uko ari igihugu cyiza, yavutse hari amahoro. Niki wabwira ubuyobozi bw'igihugu bw'u Rwanda? Ikintu nabubwira ubuze icyo ubwira ubuyobozi? Niko uracyafite imijagararo yo mu muhanda? Yego. Mero mukobwa muri Elvin Foundation, microphone. Harya wowe bakwitande? Nitwa Tuyisenge. Tuyisenge. Uba muri Elvin Foundation? Mba muri Elvin Foundation. Niki Elvin Foundation ivuze kuri wowe? Ikintu navuga kuri Elvin Foundation. Elvin Foundation ikintu nayivuga nuko ikora ibikorwa byiza bibereye abanyarwanda, ari byo u Rwanda rw'iki gihe rwifuza. Gufasha
u Rwanda rwacu rudusaba ko twabana mu mahoro tukagira urukundo. Iki gikorwa cyo kuza kuremera aba bana no kubafata kugira ngo nabo babone ko ari abanyarwanda nk'abandi cyagushimishije gute? uriyumva gute aka kanya? Iki gikorwa rero cyanshimishije cyane, nshimira leta y'u Rwanda, nshimira nyakubahwa perezida Paul Kagame we utanga umutekano mu gihugu cye, kuko hatabayeho umutekano natwe ibi ntabwo twabikora, kuko ntabwo twabikora turi kwirukankanwa, ntabwo wakunda mugenzi wawe nawe nta mahoro ufite. Turashimira leta y'u Rwanda ibasha gutanga amahoro kugira ngo tubashe kumenya bagenzi bacu. Yego. Hanyuma rero hari abantu benshi bari hano bafite ubushobozi. Mwebwe muri abajene bari gukora kandi bagakoresha imbaraga zabo, n'icyo wasaba abo bandi bantu bari inyuma hariya bataramenya Elevine Foundation? Ikintu nasaba abantu bari inyuma bataramenya Elevine Foundation nuko bajya bakurikirana ibiganiro byayo, kandi bakagira uruhare mu gufatanya natwe kugira ngo bagenzi bacu badafite ubushobozi babashe kugira nabo ubushobozi cyangwa uburenganzira mu gihugu cy'u Rwanda, uburenganzira mu kurara mu nzu nk'abandi. Ikindi kintu navuga kuri aba bana wenda se ni nk'inama nabaha, inama nabaha ni uko iki kintu gikozwe kuba bafite iri ni nk'itangiriro ry'ubuzima, ko bataripfusha ubusa. Niba babashe kubona umufuka w'umuceri, umufuka wa kawunga, igitoki, amakara, cyo amakara nk'umufuka ushobora kuba wamara amezi 2 kuko ni bakeya. Yego. Ubwo rero ikintu nabashishikariza nuko baramutse babonye nk'igishoro cyo gukora bajya bakora, kandi n'ibyo babonye bakabifata neza kugira ngo babashe kuzamuka. Ikindi kintu nababwira nuko bakwitwara neza, ubuzima bwo muhanda buraryana. Yego. Cyane cyane iyo imvura yaguye. Yego. Biba bisa nabi, biba bibabaje, imbeho yose urumva nta myenda, nta baba basa nabi. Ikintu nabashishikariza nuko aya mahirwe babonye bayabyaza umusaruro kabisa. Ashobora no kuba yabona n'ibyo bibiri akanyarukira hari hepfo kwa Mutangana mu isoko ry'inkunda amahoro. Warangura intoryi, wagura intoryi, hari ukuntu ugura ibitoryi byinshi iyo byabaye byiza, ukagura ibitoryi bya 500, ukagura inyanya z'igihumbi, ukaza ugatandika ugakuramo izo kurya kandi ukabona nayo gusubizayo. Yego. Ntago bisaba miliyari kurangura. Niyo waba ufite 10,000 wagenda kandi ubuzima bugakomeza. Iyo ni inama. Imana iguhomugisha. Mera Bogare microphone ahagarara imbere y'abashikiwe. Yes Bogare. Umeze utera? Meze neza. Umeze fresh? Cyane. Fresh? Cyane rwose. Hari abandi bantu nyuma yawe yuko ubonye umuryango ubamo ubarizwamo, ukaba ufite fresheri ubu ngubu rwose wabaye Bogare, izina n'izina, abandi bashiki bawe babonye aho kuba, uriyumva ute? Ndiyumva neza, ndumva nishimye cyane kuba nabo baratekereje kumva ko nibajya mu muryango nyine nibajya gufashwa bazabaho ubuzima bwiza. Icyo kintu nshimishijwe nacyo kuba baremeye kuba mu buzima bwiza kandi bakabaho neza. Bivuze ngo hari abandi bantu baba mu muhanda badashobora kwemera kuva mu muhanda? Cyane cyane nka bariya subaze, bariya bakunda kwinywera amatineri, bariya binywera ibitabi biba amatineri. Tineri harya ari wambwiye ko ari iki? Tineri ni nka ziriya bashyira mu marange kugira ngo irange ritubuke. So rero ni wowe mbarutso ya byose, we na Elvine, yo kugira ngo aba bantu babone umugisha barawubakesha, niko nabivuga, kuko niwe wabaye imbarutso yo kujya iwabo wa Elvine. Ubu ngubu nawe ukaba uvuga uti bagenzi banjye twabanye mu muhanda, numvishije barajyaga kogera ahantu bogeraga, ubu ngubu waje kubasura ahantu bari. Nihe nama wabagira? Inama nabagira, ahangaha bahagaze bari mu buntu bw'Imana kabisa, ariko aho bari ntabwo bari mu nzira z'Imana. Yego. Ariko ubu ngubu nibakomeza kugendera mu nzira z'Imana bazagera kure. Yego. kurushaho bari nona aka kanya. Nice. Kabisa, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Amen. Rero
ndizera yuko rwose mukanya turakira Hervine agira ikintu asaba abakunzi be, ariko mbere yaho mama Hervine yari akiri kutubwira ariko ahantu ntarasobanukirwa neza, ndi kumva mfitiye impungenge. Aba bana barabona mituweli gute? ni ukubashakira icyiciro, hanyuma umuntu yamara kubashakira icyiciro akayishyura. ubwo urumva ni mituweli y'abantu bangahe? y'abantu 3. Kuko uriya umwana we nyine ntakiriho, ngira ngo amaze ukwezi yitabye Imana. ni ukwezi kumwe, amaze amezi 2 yitabye Imana. ubwo urumva rero mituweli zo ni ikintu cyihutirwa gusumba ibindi, kuko urumva ni nge bareba, ni nge bareba, ni nge bahamagara. urumva mu gihe tutari twakabazana ibyo kurya, buri nimugoroba nakoreshaga hafi amafaranga agera ku 4,000, hari n'igihe yarengaga akagera kuri 5 mu gihe naguze isukari ndetse n'ifu y'igikoma kugira ngo. Turi ku kijyanye na mituweli de sante, urimo uratubwira uburyo aho bigeze n'aho bihagaze, ngo mubigeze. mituweli ntabwo turatangira kuzishaka, ntabwo turatangira kuzishaka. ikintu cyari cyihutirwa ni ukubona ibyo biyorosa bakabona n'ibyo kurya. rero ubwo babonye ibyo kurya bakaba bafite n'ibyo kwiyorosa n'imyenda yo kwambara bagahindura, n'amarido yo kumanika mu nzu, n'ibikoresho by'ibanze. ahubwo nibagiwe teremusi. teremusi nayo irahari nta kibazo. nayibagiwe ariko nayo baraza kuyigira, nzareba uburyo igomba kubageraho. rero kuko ibyo nibyo byihutirwaga, ubwo ikigiye gukurikiraho ni ugutekereza uko mituweli zaboneka kugira ngo haramutse urwaye abone uko yivuza bitatugoye. ongera umpere, ariko mbere y'uko ko sinkugarukaho turi gusatira umusozo, gira ikintu wabwira abantu bazakurikira kino kiganiro bafite umutima wa kimuntu. abantu bazakurikira kino kiganiro icyo nabasaba ni ukugira ngo buri wese akore neza agifite uburyo, kubera yuko iyi si tuzayisiga, tuzayivaho, kandi ibyo dufite ntabwo tubijyana. rero muri bike dufite tugerageze twifatanye n'abababaye badafite uko bagize gute, uko babigenza. icyo nabwira umuntu uzabona iki kiganiro, nawe ufite umutima cyangwa ufite ubushobozi, nawe yagira ikindi akora. ashobora kubaha igishoro bagacuruza, cyangwa se akagira abandi bana nabo bo mu muhanda afasha, nabo bakavamo bagahindurirwa ubuzima. mboneraho no gusabira umugisha abantu bagize uruhare muri iki gikorwa kugira ngo kigende neza. nshimira umubyeyi bita Jackie Mukangango, Imana imuha umugisha. nshimira Chantilia Kalima, Imana imuha umugisha. nshimira Francine. bari mu bantu bagize gute, muri abo ngabo harimo uwishyuye inzu, harimo waguze matera, harimo waguze n'ibyo kurya. hari n'abandi batanze, n'umukobwa bita Emerance niwe waguze biriya byombo, amasahani, n'umubyeyi bita Rosa wohereje kuvureri. abo bose ni abafatanyabikorwa bacu, Imana ibaha umugisha. dukeneye n'abandi bafatanyabikorwa bagutse kugira ngo dukore imirimo myiza. turacyafite benshi n'uyu munsi yarebiriwe bamamagara ngo kuki wongera ukaza ugatwara abandi, twebwe ukadusiga. ndababwira nti namwe nzagaruka. rero nicyo nasaba umuntu uzareba iki kiganiro, adufashe, adutere inkunga, dugire abandi nabo duhindurire ubuzima. arakoze cyane. mpereza uwo mukobwa wishimye uri guseka, gira ijambo ubwira mama Hervine na Hervine Foundation n'abandi bantu bose ryo gushimira. turimo turasatira umusozo. ikintu nabashimira, Imana ibaha umugisha, barakoze kuko ibintu bakoze ni iby'agaciro. ubu ngubu sinababwiye yuko numvaga yuko ntaba mu nzu nk'abandi, yego, cyangwa mbone icyo kurya uko mbishaka njye, yego, ariko ubu ngubu ndabibonye. amen. rero Imana ibaha umugisha, Imana ijya ikomeza ibaha ubushobozi, Imana ijya ibagenda imbere ibyo bakora byose, amen. hari akaririmbo waba ufite waririmba ko gushimira Imana? ngo gashyireho kanageho rwose.
nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana n'umutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Wow, mumukomera amashyi menshi cyane ku ijwi ryiza. Reka dusabe Elvine noneho aze nubwo atameze neza ariko arihangana. Elvine twamuzanye rwose arwaye, yegeraho imbere nta kibazo rwose araza kumererwa neza. Elvine umeze ute kandi? meze neza. Ijambo rimwe wabwira abantu bawe, abakunzi bawe, kugira ngo ibintu bikomeze bikubere byiza. ikintu nababwira, ndabakunda cyane kandi ndanashimira abantu batumye tuza hano, abantu baduteye inkunga tukabona biriya twazanye hano, nabo ndabashimira. Kandi ikintu nanone nababwira, bajye kuri channel yacu bakande subscribe, bakore share na like na comment, byose nyine no kukazagira. Ariko dukeneye n'abandi baterankunga kugira ngo bakomeze twite kuri bano babyeyi bari hano, tubiteho, tubagure nyine n'ibindi, bave no muri iyi bajye no mu yindi irenze iyi ngiyi, babone intebe zo kwicaramo, yego nyine bahindurirwa ubuzima completely. Yego kabisa. Imana iguhe umugisha rero. Reka n'ubundi rero turi gusatira umusozo. Nshimire abantu mwese mwagize uruhare, ariko hari ikintu kimwe, mperurira mukobwa microphone uwo nguwo rwose. Harya wambwiye ngo witwa Iradukunda Joyeuse. Ugeze kutubwira ko umwana wawe nagiye gusoza abantu basigaye muri confusion. Umwana wawe ngo impamvu mutabana ni iyihe? Impamvu tutabana ni uko nabaga mu muhanda, ndavuga ati ahubwo umwana wanjye azabe nkanjye, azafata imico nk'iyanjye. Wow. Reka imbe mujyanye i Gisenyi, kuko nawe ni umumama umfasha, mufata nka mukuru wanjye, kuko nyine azi kuko nta babyeyi tugira. Rero ubu uko bukeye aravuga ati ngo uzaze ngo utore umwana wawe, nyine ibintu nk'ibyo. Dore na mukanya yampamagaye avuga ati ngumva ngo ugomba ngo kohereza amafaranga ngo yo kwishyura umwana ishuri, ngo kuko ngo nutayohereza ngo ntago aziga. Humura uzamwoherereza, humura uzayabona tuzi, humura rwose amafaranga azaboneka. Uvanga impamvu mutabana, wangaga ko umwana atazagira imico nk'iyawe. Imana imuhe umugisha rero. Uwo mubyeyi nawe wakoze icyo gikorwa turamusuhuje kandi tumwifurije umugisha w'Imana. Ayo mafaranga ariko kwa Kayishuri nayo uzayamwoherereza rwose ntagire ikibazo. Ijambo rimwe wabwira aba bantu baje bazanye bino bintu n'abandi babigizemo uruhare kugira dusohoze? Ndabashimira kuko baduhaye ibyo kurya. Imana ijya bakomeze ibashoboze, bajye bakomeza nyine badufashe, natwe tuzageraho twiteze imbere, ntituzongere gutambuka kwa hano bavuga ati ngadere za marine. Ariko Imana ikaduhindura amateka, natwe tukaba abanyarwanda nk'abandi. Ndashimira mama Elvine Shamana, ntacyo atadukoreye, yatugenzeho, atwitaho ubushoboka kose mu bushobozi bwiwe yari afite. Imana ibamera umugisha, n'abandi bagenda badufasha, nayo Imana yakomeza ibongerere, isubize aho ukuye, kandi bajya bakomeza no kudusengera. Yego. Imana iguhe umugisha. Reka rero nshimire buri muntu wese uzareba iki kiganiro akazakora subscribe,
n'abazagira umutima wo gutera inkunga aba bana b'abakobwa. Murabizi yuko ni urugendo, bakeneye ibintu byinshi. Rivina bivuze neza ngo bakeneye intebe, bakeneye ibindi bintu, bakava no muri iyi bakajya mu yindi, niko Rivina yavuze. So Imana ibaho umugisha rero. Ikintu gikenewe cyane, bakeneye igishoro kugira ngo nabo babashe kubona uburyo bwo kwitunga, babashe kubona uburyo bwo kubaho, babashe kubona uburyo bwo kuba abanyarwanda nk'abandi. Uzi gusenga? Ko mutinya gusenga se? Urabizi? nzimo bikeya. Eke uzimo bikeya. Dusengera ibyo bintu uzi, ubundi dusoze. Mana yacu ndagushenda guhimbaje, duhagaze hano imbere yawe tugushima. Wakoze kuturinda tugeze n'aya masha yo gushima. Mana turakwinginze. Amen. Reka duhereze Opali murumuna wa Rivine adusengera Imana maze dusoze. Karibu cyane. Twabaye Imana dusenge. Data twese wo mu ijuru Imana byose, tuje imbere yawe tugushima tuguhimbaza, tubabare ibyaha n'ibicumuro wakoze kuturinda kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Mana ndakwinginze, dore turangije ibintu twari twaje gukora hano, bishimye n'abantu bose bazakurikirana iki kiganiro bazohereza amafaranga menshi tubafashe. Iyi nzu nta nubwo ari nziza ariko ni nziza pe. Mana ndakwinginze, warakoze gutuma bava mu muhanda, kandi Mana si bazasubiremo. Twese uduhe amafaranga, uha ababyeyi bacu amafaranga, bave nyine bave ahantu bari, wongere ubagureho. Mana ndakwinginze, n'aba ngaba si bazasubire mu muhanda. Ndakeka wumvishije isengesho ryanjye, tubisabye twizeye, amen.